Karyuri n'ubu uramubona ngo iyo hagaze hano ntabwo ari muri ya sura iriya sura yo kwambara za nigina mukungugu iki ntabwo ari yitegura umwana wo mu Rwanda rw'iki gihe turimo no kuvuga ngo rero jewe ndashaka ko Karyuri ahinduka abantu banciye intege bambwira ibintu byinshi ngo sizamushobora ngo nimbobo comment za Karyuri zivuga gutyo ubundi kumubyina byari bimumariye iki je ndimo ndamwubaka nk'umwana ugomba kwiga nkamuvanamo ibitekerezo bye yari afite byo kujya akabyina agasubira mu bubobo ntabwo ari byo ndashaka ko yiga bikazamugirira akamaro akagera n'umuryango wa hano Kanazi mu gace gasuzugurwa cyane ngeze kubivuga n'ubu ngubu ntabwo yaje muri weekend yicara yiga kubyina bazi gucuranga piano ubu ndiho ndamwigisha n'imodoka minsi iri imbere muzamubona yitwara uko afite ubwenge rwaye nabo ngabo nabisi babonye yuko Karyuga hawe anyujije noneho barandwanira umva ko bavuze ngo ndi umurozi ajya kunteranyaho kuri uyu mubyeyi wanjye ubu mwita nsheri wanjye banciye no mu isambu y'iwacu ngo baravuga ngo iyo mpageze ngo wihagera ngo hano hakiri iwanyu nyamara ntihari iwacu n'ikinyogote cyarabivuze tuje duherukana ryari safi kwabahe wabo niyaje kahitira mu kigo iwabo nanjye kahitira none se safi si wamwihakanye hanyuma se safi yarakwirukanye byari se yes, nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni BigTown TV ndi Albert yose kuri kamera ndi kumwe na keyboard ugiye kufasha kugira ngo izi gahunda zose zicemo fresh sana 5 kuri 5. Njya nkubwira ngo ufite ikirusha undi muntu jya umufasha kuko bucyabwitwe jo kandi ubuzima bora buhindagurika. Isi ni gatebe gatoki ushobora kuvanya Rutarama ukajya hehe di muri baninya hehe nabo biraturanye, ariko nyine mbivuze mu rwego rw'ubuzima kugira ngo dufashanye, ntago ari byo nkwifurije abo icyo nakwifuriza kiruta ibindi byose no kugira umutima ufasha, no kugira umutima wa kimuntu, no kugira umutima utabara. Ibyo ngibyo nibe nifuriza umuntu wese ukurikira BigTown TV umunsi ku munsi. Niba ufite icyo urushije umugenzi wawe jya umufasha, niko nibyo by'ubwiza Imana yadutoje no gusangira n'abatifite. Hari abavuga bati kuba umeze nabi wabigizemo uruhare bakagushinja ubunebwe, ariko uko mbikeka ndabizi neza ijana kurindi ko ntabanga kubaho neza, ntabanga kubaho neza uko byagenda kose niba utabaho neza nyine Imana ntago guhaye. Nubwo abatemera Imana bavuga ko wenda ngo Imana ntagifasha umuntu kugira ngo abe yagera ku kintu, ariko hari n'igihe ukora bikanga bro, agiye ukora bikanga bibaho cyane ijana kurindi. Yes, iyo mpamvu mvuze niyo rero murabona ahangaha kuri screen zacu, murabona umunyu, murabona umuceri, murabona biscuit, reka n'imwe baraza ariko ndaza kubabwira banshyirire yanjye. Murabona savo, murabona n'isukari. Yes, abantu tugiye gusura ngira ngo muraza kumenya uko gahunda zimeze tubagezaho. Gusa reka mbanze nkubwireho gato cyane, nkuko bisanzwe iteka n'ubundi muramuzi umugabo bita Salongo, mujya mukunda kuvuga ngo no umupfumu, ariko ntago ari umupfumu, ni umuganga, asa n'imitima abantu benshi cyane. Mujya mubona ibikorwa akora byo gufasha, ni byinshi ni byinshi. Uno munsi rero twiyemeje gufata urugendo tugiye gukorana aba BigTown tukava ahangaha Nyamata twerekeza muri Kanazi, tugiye gusura umukecuru ni mama wa Karyuri, tugiye gusura ngira ngo murabizi neza ijana kurindi twagiye dukora inkuru ya Karyuri. Salongo avuga ati ndikwifuza ko namufasha uburyo bumwe cyangwa se ubundi, ntago yamufasha wenyine, rero afite ababyeyi, afite abo bavukana nabo, niyo mpamvu abavuze ati nubwo Karyuri namufasha ariko ngiye kugira utengeye kumusura ndebe ubuzima basanzwe babayemo uko byagenda kose, ariko murabuzi twagiye tubibereka ntago ari ubuzima nakita bwiza cyane ku buryo badakeneye ubufasha. Niyo mpamvu nawe usheneye wabufasha turaza gushiraho nimero cyangwa se uraza kumva nimero ya Salongo, ushobora kwifatanya nawe n'iki gikorwa azajya akora ukabishobojwe, cyangwa se nawe uzajya ukora uko ubishobojwe ukurikiye BigTown TV. Nanjye nzajya nkora uko bishobojwe nka gutya nyine ndi gukora, ndetse na Kibra azajya akora uko bishobojwe nkuko ari gukora, akakwereka amashusho ndetse n'amajwi urukumva 5 kuri 5 igikorwa kikagenda neza. Yes, ujyane natwe mu rugendo. Kasabe abantu umva umusaza mushyire bino bintu mu modoka bro, tugende kabisa. Shyira bino bintu mu modoka kabisa. Nakubwiye ngo ugume kuri BigTown TV dukorane runo rugendo kugira ngo gahunda zigende fresh. Kango teruze ntarebe.
Ngume kuri BigTown TV dukorane rero n'urugendo turebe uko biza kuba birangira tubundi imodoka dushyizemo ni umugabo bita Salongo. Yes, nakubwiye ko tukorana n'urugendo kuva ahanganya mata kugera aho tugiye none uraza kureba uko gahunda zimeze nitugeraho turaza kumenya icyaba gikenewe niba twajyanye ibikeya nawe ushobora kuza kudufasha kugira ngo gahunda zijye kugenda neza. Gusa n'ubundi ntago twagenda dutyo gusa tushobora kuganira na Salongo ho gato cyane kugira twumve cyamuteye gukora kino gikorwa n'ubundi yarasanzwe abikora ariko wenda ashobora kuba hari indi mpamvu yabimuteye bakaba babaho mu buzima bundi butari bwiza nkuko ubundi bwashize twabiberetse ko butari sawa bishobora kuba byabaye nabi cyane ntawamenya. Papa muraho neza? Muraho. Murakomeye? Turaho. Maye kunyemera kuzambera parents gaye mwita papa. Ni byiza kabisa. Urashima Imana? Urashima Imana. Okay, nandi kubwira abantu ko tugiye gukora urugendo rutuvana hano Nyamata tujyana Ikanazi gusura mama wa Karyuri kugira ngo tugire ibyo tumugezaho babibonye n'undi byo tujyanye kugira ngo mu musore nanone musanzwe mubikora. Ubwo hari ikindi cyaba cyabaye kidasanzwe ubuzima babayemo ubu ngubu ku buryo wenda byaba bibaye bibi cyane. Urabona mama wa Karyuri aba wenyine abana nabona abavandimwe ntibishoboye. Ubwo rero mba namutekerejeho yongeye ndi musure mutwarira agafuka k'umuceri n'utundi tunabakeneye murebe. Simbizi wenda uko abayeho kuko nta telefone ntabwo ajya mpamagara ariko nkanjye wagiyeyo rimwe nkajyayo kabiri mba ngomba gusubirayo nkamureba uko ameze. Ntawamenya icyo namushyira cyose ntabwo yacyanga nubwo yaba yarahinze afite imyaka wenda barya n'iki ariko ntabwo yakwanga icyo mushiriye. Turaza kubigarukaho reka ndeke dagurwe tugende bwashize mu byifuzo byayifuzaga ko bafasha Karyuri kuba ati nashimye impano ariko nifuza kumufasha ku buryo atagaragarira abantu mwirasura mubonamo ukabona yabyinnye mukana yabashimishije ariko asa nabi. Nge ntago bijya binshimisha rero niyo mpamvu wari wiyemeje kumufasha. Izo nzozi zagezweho cyangwa n'ubundi mwakomeje kugigirana na Safi yaramukwima? Sigaye aza muri weekend ariko negereje ko arangije igihembwe hariya hanyuma nkamuha ishuri ryo namushakiye ryiza kuko ubu ngubu yarahindutse ngira ngo wenda namubona nuko iyi weekend ntamubonye niba bongeye bakamwisubiza simbizi ngiye kangene menye nuko bimeze. Ariko ubundi asanzwe aza kundeba. Yes, korana urugendo natwe aba BigTown TV reka mbasuhuze cyane nabashimiye mabwiye ngo dukwane n'uru rugendo kandi ntibirangira ahangaha nimba ari ikintu wakora ku muryango wa Karyuri nawe ushobora kwifatanya natwe ntibirangira ahangaha. Yes, keep on touch. Thank you so much. Bye bye. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere kuri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ndi Albeni Yosane BigTown TV ndi kumwe na Kibro kuri kamera no kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bikugeraho 5 kuri 5 urihangana. Iyi video tifashe ku ngoroba twagize akazi kenshi uno munsi turi hano muri Kanazi ni muri Bugesera n'ubundi twaje gusura umusore witwa Karyuri ngira ngo muramuza asanzwe abyina ngira ngo bwashize twari turiyo inzu yabo mubona nyine ko itameze fresh ariko ngira ngo murabona ko iteye umucanga byakozwe na Salongo no mwimbere nagendeba mbona amarangi yarasizwemo ni fresh ibintu bimeze neza ngira ngo mwagiye mubibona abakurikira BigTown TV hari ibyo twabajyane cyangwa se umuryango Salongo yageneye umuryango wa Karyuri tugiye kuganira nabo kugira ngo tumenye ko gahunda zimeze nta kibazo na kimwe gihari ngira ngo inzu murabona ko yo imeze fresh umucanga barawuteye imirangi barateye nta kibazo kirimo uko byagenda kose nyine bagomba kuhagura gusa icyo nabonye nkigera ahangaha nabonye matera ziri muri salo uko byagenda kose n'ubundi birakenewe ko mushobora kwagura ahangaha akaba hanini abakurikira BigTown TV reka nizere neza nashidikanya ko ibyo ngibyo mubifashijwemo n'Imana ndetse
nkuko yiyemeje kumufasha n'undi tuzabigeraho. Yesu kurikire inkuru ko yakabaye, ndaza kukuvira imuzi n'imuzingo uko iki gikorwa cyateguye. Turaza kumva byinshi tubwirwa na Salongo ndetse n'ibyo umukecuru wa Karyuri azaya kutubwira ndetse na Karyuri ubwe turaza kuganira. Yes, reka ngushimire ukurikira BigTown TV, utanahwema kuyikurikira, ngira ngo ugiye ubona ubushobozi cyangwa se wumva ubishobojwe wajya uyifatanya natwe mu bikorwa dukora, byajya biba byiza, byajya bidushimisha. Murakoze. Ndarben wasaba iki gikorwa n'umusore witwa Kibona ugiye kumfata amajwi n'amashusho kugira ngo bize kubageraho 5 kuri 5. Wowe gume kuri BigTown TV uraza kumenya ko gahunda iza kuba igenda. Nakubwiye ngo yanganira ishusho kuko turi nimugoroba n'umunsi twagize gahunda nyinshi, tuvuye kuri Rweru ni hafi na nyine dutsinze kubera imvura yaguye mu Bugesera. Reka nkwifurize amahoro, reka nkwifurize gukurikira ino nkuru, kandi nimba hari icyo wakora kirenze icyo twakoze nta kibazo, hawe ikaze, hawe karibu. Turaza gushyiraho nimero za Salongo hano ku kiganiro kugira ngo nimba wajya wifatanya nawe uze kujya ubikora. Ndagushimiye cyane. Nagiraga ni Karyuri hari ukuntu yagaragaraga mu video ugasanga agaragaye n'undi mu myenda twamubonyemo imyenda isa nabi itari myiza. Abandi bamwe bakurikira in social media basanzwe bazikurikira ati bira bashaka kumugaragaza uko twamubonye kugira tumeze tumukurikira. Abandi batese igihe Karyuri yahereye ntarahindurirwa ubuzima, ariko mu babirebera hafi bakavuga ngo niko akiri cyangwa se biki n'ibiki. Wowe mu isura ushaka kutwekamo Karyuri n'umuzajya umukoresha kwira myenda cyangwa hari ukuntu uzamutugaragariza? Karyuri n'ubu uramubona ngo yahagaze hano ntabwo ari muri ya sura, iriya sura yo kwambara za nigina mukungugu iki, ntabwo ari yitegura umwana wo mu Rwanda rw'iki gihe turimo. Umwana niba afite impano yo kubyina nabyine, yes, muri gakondo abyina indirimbo z'undi z'abazungu, babyina za kizungu babyita moderne, abyina indirimbo ziri moderne, ntabwo ari tradition batarasaga nabi n'abatradation ntabwo baririmba basa nabi, tuba tugaragaza umuseko dukeye. Ni ukuvuga ngo rero jewe ndashaka ko Karyuri ahinduka. Abantu banciye intege bambwira ibintu byinshi ngo sizamushobora, ngo ni imbobo, ngo uriya mukecuru we ngo nawe ngo azajya ahora ngo akubwira ngo agusabiriza. Ndabwira uriya mukecuru wariyubaha, ansabye ikintu abagishaka. Ahubwo nababona navuze ngo barazi bari barahuye, ngo abarozi babiri barahuye, ngo barahuye, ngo umukecuru nawe ngo banza ari umurozi, ngo nawe ngo kabundi, ngo nkabundi. Ibyo ngibyo ntabwo yewe by'amagambo y'abantu sinjye mbijyamo. Nakubwiye nkora uriya muhanda twakoze ejo bundi uko abantu bavugaga, ariko biyatangaye babonye wararangiye. Jewe ntabwo yongera nita mu magambo y'abantu nta gatoya nasinge. Uvuga neza turajyana kandi abahawe mugisha, ariko ukitangira kuvuga nabi ugatanga na comment mbi mu bintu nawe ubona ko atari byo, aho kandi umaze guhabwa umuvumo. Kuri giye Salongo umaze kwakira umuvumo unawujyanye, no kuvuga ngo uvuga byiza rero n'Imana iramusanga, urumva, kandi akajyana n'Imana mu murongo wayo. Ariko iyo ufite umutima w'ishyari n'umutima mubi Salongo utazapfa kubona aho kuvuza amagambo gusa, aragukurikirana wowe uyavuze, kuko nagusengeye isengesho narabivuze. Ndavuga nicyo uzanyifuriza cyangwa uzifuriza undi muntu kibi kiza kizagukubirwa inshuro 20. Niba wifuza n'ikibi kizagukubirwa na izo nshuro nawe nk'ubu bizarenga ikibiho, bizarenga icyo ngibyo. No kuvuga ngo rero ibyo amasengesho nabasengeye mwebwe ni meza, kubishaka kabya byiza nyine ndamusabiye. Ariko noneho nusenze ibibi bigukurikirane ko ari byo nsabiye nawe bigukubirwa inshuro nyinshi, kandi igihe ntibimbeho ndibe kuri wowe uwo mugisha usigarane wenyine. Comment ziragira ziti ubuzima bwa Karyuri bugiye kuba nk'ubwangirika kuko umukuye aho yabyinaga. Mu by'ukuri umuntu utekereza atyo yaba atekereza ibintu byanyabyo cyangwa ushobora kumuhumuriza mu bundi buryo bitewe n'icyo ushakira Karyuri. Comment za Karyuri zivuga gutyo, ubundi kumubyina byari bimumariye iki? Karyuri turamushaka nk'umuntu wiga, ajye mu ishuri ryiza yige. Karyuri yiga amashuri ayageze ahashaka, bya mu muziki nawe ukomeze, ibyo turimo kumwubakamo. Je ndiho ndamwubaka nk'umwana ugomba kwiga, nkamuvanamo ibitekerezo bye yari afite byo kujya akabyina agasubira mu bubobo, ntabwo ari byo. Ndashaka ko yiga bikazamugirira akamaro, akagera n'umuryango wa hano Kanazi mu gace gasuzugurwa cyane, nigeze kubivuga. Urumva, ntabwo rero mushaka nko Karyuri ko nabonye ari akana gafite impano n'abantu benshi bakunda. Ntabwo bazatunanira kugira ngo tumurihire amashuri hazashaka azagere kure, kandi n'imbyina gumya zibyine. Urumva, bagonya bamukurikire bamubone Karyuri. N'ubu ngubu ntabwo yaje muri weekend yicara yiga kubyina, bazi gucuranga piano. Ubu ndiho ndamwigisha n'imodoka.
mu minsi iri imbere muzamubona yitwara kuko afite ubwenge kabisa. murumva ajya mu mapisine koga amazi azi koga ubu yabimenye mu mapisine yahinduye ubuzima. Karyuri agiye kuntanga kumenya imodoka. Tsaro abantu bati umushakira profit zawe cyangwa se inyungu zawe, ntago ndajya ku ruhande rw'abo bantu, nta nubwo ndajya ku rwawe, ahubwo ndashaka kumva opinion yawe. Ntaho bihuriye n'ibyo bavuga ko ari inyungu, je nta nyungu mbifitemo kuko inyungu ni iyese. Je YouTube si intunze murabizi cyane. Nagombye kuba mbishyira kuri channel yanjye kugira ngo ngire ama views menshi YouTube impembe, ntago ariko bimeze mpamagara mwebwe. None se nuko nabuze ubwenge bwo kubikora, ariko uyu mwana nimfungura channel izaba ari iye cyane, izagifasha we n'abandi bazajya bacisha ibindi biganiro, kandi nzabahamagara ni watching ku mugaragaro. Noneho ibya Karyuri bizajya bigaragaza yo byinjije n'iby'abandi. Noneho aya mafaranga avuyemo amwishyurira amashuri kandi agumye ya proving indirimbo ze izo byabyina bihesha agaciro n'umuryango we na mukecuru wajya abonaho n'uwo munyu. Nicyo ngicyo nshaka guhindura. Already bamaze kugusinyira namara kurangiza kino gihembwe bibaye ngombwa ko aje ku kigo yamwishyuriye, azajya yigataha ngaha cyangwa azaba ari mu rugo, azajya azamurwa aje kumuhindurira ikigo, azajya abe iwacu. Hari inzu twamuteguriye, igitanda cye kirahari wenyine araramo, aho azajya amanika imyenda, dushe azajya akarabiramo, buri kimwe cyose cyamaze gutegurwa. Okay, tutizimba mu magambo, hari ibyo twateguriye umuryango wo kwa Karyuri, twaje ngira ngo mwabibonye, reka tubirebe kugira ngo gahunda tuzikomeze. Murabona ko bwije, abasore ni bayivane bona kugira ngo gahunda zikomeze. Karyuri yes, ngira ngo murabireba nkuko Salongo yavugaga uti mushyize hano kugira ngo bijye bimugirira akamaro, nawe ujye ufatanya na Salongo. Isukari nayo mushyira ajya nywa gacyayi, haryo n'igihe ari hano muri weekend na mama we. Nabonye ibintu byose byarahenze, wasanga nawe warahenze. Nacyari ingaragu ntago njya mpaha. Yes, ngira ngo abakurikira BigTown TV mwabibonye, reka twinjire mu nzu tuganire n'uyu mukecuru. Yes, ngira ngo murabibona twinjiye mu nzu yo kwa Karyuri, murabona ko inzu bayiteye irangi yarahindutse, ntago imeze nka kwa kundi wayibonye ubwashize, bejeje n'ibishyimbo. Tuzajya dusanga hari ibishyimbo barejeje kabisa, ibishyimbo birahari ntari. Mama umeze neza? Happy. Ntabwo meze neza kabisa. Byagenze gute? Wari mwarembye? Ndarwaye ikintu cy'igihanga, ikintu cy'inkorora, n'ubuzima mbega nta kigenda. No kugera n'ahasante n'ingorabahizi, bakatana mu kwirirwa ndyamye mu nzu gusa. Rwaye bitangaje, ahubwo ni ukundengera rwose. Rwaye n'abo ngabo n'abisi babonye yuko kajya gahawe anyujije, noneho barandwanira, umva ko bavuze ngo ndi umurozi, ajya kunteranyaho kuri uyu mubyeyi wanjye, ubu mwita nsheri wanjye. Salongo yabaye sheri wawe? Ako yakubwiye ko afite umugore, uzajya umwita sheri gusa birangiye? Umugore we sinanamimubwiye ko ndi mukeba we. Yambwiye ko uri mukeba we? Naramubwiye ntumva rero madamu, dore umugabo wawe niwe wanjye, none rero mukeba wanjye sinaguciye inyuma mbishaka, ariko inkoni zaba imwe. Ejo uzajya kwa muganga wivuze, amafaranga yabike kure batayakwiba. Yego. Ese bazaga kuguteranya nawe, abo bantu bakubwira ngo iki? Abantu baguteranyaga na sheri wawe? Nabo si ubaje se, nabo bari umuntu ni babandi, si babandi ngabo.
banciye no mu isambu y'iwacu ngo baravuga ngo iyo mpageze ngo wihagera ngo hano hakiri iwanyu nyamara ntihari iwacu n'ikinyogote cyarabivuze ntihari iwacu. uherukana na Safi se? Safi duherukana ryari? Safi kwabahe iwabo niyaje kahitira mu kigo iwabo nanjye kahitira. Cyakoze umuntu wabanye n'undi nta mwirengagiza. Numvise arimo gukina ndagenda nkamusuhuza nkongera nkigarukira. Ariko mwarabivuganye ko Karyuri agomba kuba ari uyu nguyu cyangwa ntabwo urabibwira Safi ko Karyuri azajya kwa Jeri wabo? Arabizi. None se Safi si wamwihakanye? Safi niwe wavuze ngo yatumije abo ngabo aba bagiye kwa Narongo hakurya ngumva aramutumije ndwaye nanone jewe ngo Karyuri ngo ngumva je ngo Karyuri aba ngo bitandeba rwose. Baba numva umutwe uramenetse. Numva ngo niwe mwirukaniye? Niwe yatumije na mudugudu kandi je sinatumije mudugudu amujyana yewe hajyawe bari bamutwaye dore namubuze. Yes, ngira ngo mu kubyumva kurikiye BigTown TV nuko gahunda zimeze. Karyuri twamuze ariko twamubonye ndaganira nawe mu kandi kanya ngomeze ngane na Salongo nukuvuga mwakoze kino gikorwa musiga inzu wambwiye uti mukatura kushyiramo na parafo. Nyuma y'ibi ngibi byose nyine na parafo niki gikurikiraho? No kuvuga ngo parafo nayo izajyamo. Ndabona ko ubushize twasanze Karyuri nawe aryama hasi mu mahurunguru y'ihene nta gafariso. Urabona ko ubu noneho abana bashobora kudendura bakaryama. Twese nibwo buzima twakuriyemo. Yego. Ubutaha tuzateramo ibitanda twamaze kuhakora usange baryamye neza twagure n'ino nzu. Kuko Karyuri afite abandi bavukana. Karyuri afite abavandimwe afite umuryango munini twagura inzu dushyiremo ibitanda baryame nk'abazungu. Okay. Yes, reka nshimire buri wese ukurikira BigTown TV tanahwema kwikurikira. Ushobora no kugira uruhare kugira ngo ufatanye na Salongo guhindura ubuzima bwa Karyuri. Karyuri bimeze bitese? Yes. Biracamo. Ndaje tuganire mu kandi kanya reka nsoze kino kiganiro. Ndaje dute tuganira. Yes, reka ngushimira gukurikira BigTown TV unayikurikira umunsi ku munsi. Navugaga ntishobora kubigira ibyawe ugafatanya na Salongo kugira ngo mukorane kino gikorwa nakita icyo urukundo ngewe niko nkita uko byagenda kose n'ubundi ni icyo urukundo. Reka nshimire Salongo by'umwihariko nshimire n'abakurikira BigTown TV nshimire n'undi wese uzifuza kugira icyo akora ku buzima bwa Karyuri. Muri abantu beza cyane, muri abantu b'agaciro mu bikorwa dukora bya buri munsi. Murakoze cyane bose ndagushimiye. Murakoze cyane. Ngira ngo umukecuru dusanze arwaye ariko araza gukira. Azajya kwa muganga ejo yivuze akiramire neza. Naye ndabashuje aba BigTowners mwakomeze kudukurikira kuva kariyo twahereye nubwo inkuru ari ebyiri ariko twayikoze umunsi umwe. Muzazibona mu bihe bitandukanye ariko muzabikurikire kandi mujye murangiza inkuru muyumve muyirangize. Muzakuramo byinshi muzumvamo inyigisho nyinshi. Murakoze. Bye bye dore burije muramuke. Ariko njya mbona abantu benshi bandika nimero zawe kandi uzitanga buri munsi. Uno munsi ongera uzitanga. Abantu bajya bandika muri comment munakabura umuntu byo yawe. Ntago bajya barangiza inkuru. Nicyo kibazo. Bajya basoma inkuru bayirangize. Niho ntangira nomero. Ubundi nazitanga rutangiye ikiganiro ariko nomero yanjye ni 0787 16 37 iyo ngiyo inyandikira kuri WhatsApp ukanahamagara kuri WhatsApp kora ariko uyihamagara direct kuko nuhamagara direct uzambura ariko unyandikiye uzambona. Kugeza amaginganga kuva Safi yamya ko asinyishe Karyuri nta kintu Safi yageza kuvugisha. Ntabwo yaramvugisha. Namvugisha yabambwira iki? None wateye nawe umuvugisha. Nisi niko imeze.
ubu ngubu Mbappe bashaka kumugura muri ntuza muri Real Madrid none bamusinyishije mu ikipe yari arimo bamwongiye umushahara ayigumamo ariko icyakoraga nuki bari bamurokirise ngo agende aveho yarerewe ajya ahandi niko isi imeze ihagaze mu bintu byose rero nuko bigomba kugenda. Karyuri bitese sawa umeze neza uri umushoferi pilot uri umushoferi ariko noneho wallahi ugiye kumenya imodoka mbere yanjye warabimenye gutwara se ubu ngubu uratwara nta kibazo zaza kumanywa kabisa uri gutwara imodoka ndebe ukuntu gahunda zimeze amasomo ameze neza nta kibazo uherutse kwa Salongo se tugusuye mu rugo ariko ntago byumbwira bagiye kwa Salongo shanga nkubone kuki utajya umbwira Karyuri wanze ko tuba inshuti ese wagiye umbwira cyangwa nta nimero zanjye ugira ufite telefone ari ugeze mu makangahe mu kabiri hari n'ijambo wamenya atari morning we ndeba wigira isoni sha hari n'ijambo wamenya atari morning hari n'ijambo wamenya atari morning mu cyongereza warimenye uno munsi bivuga ngo iki bivuga ngo iki bivuga ngo bivuga home momo home 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 ubwo bishatse kuvuga mu rugo ni mu rugo wow cyongereza ndumva watangiye kukimenya ngo bwira abantu uti BigTown TV yansanze mu rugo BigTown TV yasanze mu rugo okay ngabe babwira mu cyongereza ntabwo urakimenya neza kabisa ariko shyiraho umuhate bizaza sibyo nta kibazo hanyuma se Safi yarakwirukanye hari byarise ejo bundi none se yakwirukanya kubwira ngo iki Safi nyine kuko nagiye kwa Salongo kuko wagiye kwa Salongo nese yakubwiye ko kujya kwa Salongo ikibazo kiri ikibazo ko nuko nagiyeyo kubera ko bari banjyanye nyine nese Karyuri ngo uzajya wigira kwa Salongo nta kibazo sibyo ubu ngubu Safi ntabwo kijya kumubyinira yakubwiye ko utazongera kumubyinana na rimwe okay reka nahe rero nzagaruka kugusura ndabona bwije nzagaruka kugusura unantware mu modoka yes ngira ngo bakurikiye BigTown TV nuko turangije inkuru twari kwiganira na Karyuri ariko mwubuti Safi yaranyirukanye ntago nkiri kumubyinira rwose ariko ubuzima bugiye gukomeza nyine mwumvise ko Salongo yamufite mu biganza bye mufite mu maboko nugiye kujya ayita ku buzima bwe yamwishyuye ishuri n'ibindi bizakomeza na BigTown ndabize muzabyira mu yes na Ben yose ndi kumwe na Kibro ciao turi kumwe ndabakunda cyane aba BigTowners.